tugira amatitire menshi tumwita, ariko mureke dukomere merci amashyi menshi atambuke aze atugezeho ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru imuhumugishe. Mwicare, Imana ibamugisha. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe cyane. Gahunda ko ari ndende kandi iminota ari mike, turihuta. Dushima Imana, dushima itorero, ababyeyi bacu abaduhaye umwanya nk'urubyiruko. Imana bamugisha. Dushima Imana nibikora, nigena ibihe nicyo kugikoreramo. Imana yaba icyubahiro. Uyu munsi twanezerewe cyane, tugira ibihe byiza cyane. Imana ishimwe no yabitanze. Nishimiye Imana mu mutima yuko uyu munsi ari Imana igiriye icyizere ngo mpagarare mvuga ijambo ryayo. Iyo byabaye ijambo ry'Imana, iyo byabaye ijambo ry'Imana biba byagize agaciro, no mata uko imyaka ingana cyangwa se uko mpagaze hano imbere ngana. Iyo byabaye by'Imana ubwo biba byagize agaciro. Imana yabwa icyubahiro. Nishimiye Imana mu mutima kubana n'umushumba wanjye, dadi wanjye Apostle Patrick. Imana imumugisha. Rero twari turi mu itorero ryiwe Uganda ryashumbye, tuvanayo ubwenge, tuvanayo imbaraga, mvanayo n'inka. Mukome amashyi menshi. Ntabwo ari inka imwe, n'inka nyinshi. Ubu mu Bugande mfiteyo urwuri. Ishimiye Imana. Mu kwezi kwa 10 cyangwa kwa 11 ndashaka kujyayo ajya kureba inka zanjye. Imana ibamugisha. By'umwihariko nimba mvuga gute, ngishimiye cyane. Nishimiye kwakira mama wanjye ari hano. Abantu benshi ntibamubonye ariko arahaguruka. Umukubitira amashyi y'urufaya. Urufaya. Ndamukunda cyane. Umukozeho ubu nkozeho. Imana imumugisha. Nishimiye kubana nawe. Turi mu cyumweru cy'urubyiruko, reka tujye mu ijambo ry'Imana. Twihuse basenze, kandi ijambo ry'Imana rifite umwuka w'Imana uriherekeza kuko ni iry'Imana. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Turi mu cyumweru cyatangiye kuwa mbere, twise ngo ni Youth Revival Week. Gifite umutwe w'amagambo uboneka muri Yohana ibice 9 umurongo wa 4. Uvuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye bikiri ku manywa, dore bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Iyo uza kugira amahirwe abantu bose bari hano bakaba baraje kuwa 4, sinari kuza gufata uyu mwanya. Apostle Uduma yatwigishije ijambo neza risa n'iryo nari nateguye. Iyo uza kugira amahirwe mukaza, wenda twari gukomeza tukakira Patrick. Rero kuko mwese mutari muhari, tugiye gusubiramo twige icyo bita revival. Twarahuje neza icyo twari twateguye kandi ntitwavuganye n'umwuka w'Imana. Tugiye kwiga rero icyo bita revival. Imana ifashe umuntu wese uri hano yumve icyo umwuka ashaka kuvugana nawe. Tugiye kwiga icyo bita ububyutse mu Kinyarwanda. Ububyutse ni iki? Ni iki kizana ububyutse? Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 60 umurongo ni uwa mbere kugeza kwa 3. Adusome. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira isi, uzatwikira amahanga. Ariko Uwiteka azakurasira, kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Amen. Kansubiremo. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana.
amen. Simbuke tujye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice ni 5 umurongo wa 8 tugere kuri 14 dusimbuke dusome 16 dusome ijambo ry'Imana. Kuko kera mwari mu mwijima none mukaba muri mu mucyo w'umwami wacu, nuko mugende nk'abana b'umucyo, kuko imbuto z'umucyo ari ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima, ntimukifatanye n'imirimo y'abo mu mwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane, kuko ibikorwa nabo rwihishwa biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. 14 nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Simple some 16 mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Amen. Ndashaka cyane ko twigana n'urubyiruko tuvuge ku bubyutse. Apostle Duma yasobanuye neza aravuga ngo ububyutse, igisobanuro nyacyo cy'ububyutse si uku nguku turi kubona itorero ryuzuyemo abantu benshi n'abandi buzuye ari hejuru n'abandi bari hanze, ntabwo ariyo cyo gisobanuro cy'ububyutse nyacyo. Bona Yesu asifiwe. Ububyutse ndi buvuge ni ububyutse bubera mu mutima w'umuntu, bubera mu mutima w'umuntu, hakabaho endless fellowship with God, kubaho kw'Imana, kubana n'Imana bihoraho bidashira mu mutima w'umuntu. Bona Yesu asifiwe. Iyo tuvuze ububyutse tuba tuvuze ngo ni umuntu wari usinziriye arabyutse. Ndi kwihuta kugira ngo nze gusoza kare. Umuntu yari asinziriye habaho ikangura, habaho gukanguka, umuntu yisanze yabyutse. Bona Yesu asifiwe. Muri iyi minsi urubyiruko, muri iyi minsi itorero, muri iyi minsi abantu benshi biragaragara yuko basinziriye. Biraboneka yuko hari ugusinzira gukabije cyane cyane mu rubyiruko. Hari muri injyo 20 wo mu gakiza yaravuze ngo hari abantu benshi bazimira batamenya umwami Yesu. Ana Yesu yarabivuze aravuga ngo umwijima uzatwikira isi. Turi mu gihe umwijima utwikira isi. Ugasanga urubyiruko, abamama, abagabo tugoswe n'umwijima. Tubirebye neza tubyitegereje turashaka revival nyayo itandukanye no kuzura kw'abantu mu itorero, itandukanye n'ibyo tumazemo iminsi byo kuvuga indimi, nabyo si bibi ariko bidafite umumaro, biri kugira icyo bitumarira muri kino gihe cya none. Bishoboke yuko hari indi revival dukeneye abantu batarageraho, cyane cyane urubyiruko. Abantu rero barasinziriye spiritually. Iyo habonetse ijambo gusinzira ntabwo riba rigiye gusobanura ikintu cyiza. Abantu baba bagiye gusinzirizwa n'ibintu byinshi. Abantu basinzirijwe n'ibyaha, abantu basinzirijwe no kutamenya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Abantu basinzirijwe no kwiruka ku by'isi, biradusinziriza ugasanga wasinziriye, ugasanga wasomaga ijambo ry'Imana warasingaga, ariko akazi ni keza tugakore turagakora twese, ariko kakadusinziriza, kakadukamura ibihe twagiranaga n'Imana, ibihe twasengaga mu gicuku, ibihe twasomaga ijambo ry'Imana bigashira. Urubyiruko turasinziriye. Depression, kwiruka ku buzima, urubyiruko biradusinzirije. Turabireba tugasanga hari ugusinzira gutangaje. Bwana Yesu asifiwe. Yesaya yaranditse ngo byuka, nurangiza kubyuka ubone kurabagirana. Abantu turashaka kurabagirana tukiryamye. Byuka, nurangiza kubyuka ubone urabagirane, kuko umucyo wawe. Nagerageje gushaka biblical meaning yo kuvuga uku kurabagirana
nukuhe Bibiliya ivuga. Ese ni gute kurabagirana? Nuku amatara ari kunkubitaho? Oya. Biblically kurabagirana kuvuga, iyo turejye muri Yeremiya 12 haravuga ngo abahinduriye benshi mu bukiranutsi bazaka. Kurabagirana Bibiliya bishatse kuvuga ni ukugera ku rwego ishusho ya Kristo igaragarira mu muntu. Yesu ashimwe. Uku kurabagirana ijambo ry'Imana riri kuvuga ni ukugera ahantu Kristo agiye kugaragarira muri njyewe. Wagera ku murongo wa 3 muri Yesaya, amahanga menshi akagana uwo mucyo wanjye. Nguko kurabagirana Imana ishaka. Yo haleluya. Kugera ku rwego aho dutuye, urubyiruko abo dukorana, abiga ku mashuri bazaza bakagana imico yacu, bakagana ubwo bwiza, bakavuga ngo turashaka gukorera iyo Mana yacu, bakavuga ngo turashaka kubaho ubwo buzima mubayemo. Bwana Yesu asifiwe. Byuka, nurangiza kubyuka urabagira uko umucyo wawe uje, to the extent aho amahanga azagana umuco wacu. Abo duturanye bakavuga ngo dore nguri ya muntu ni uwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yewe usinziriye we, kanguka, Kristo abone ko akumurikira. Imana ishimwe. Ihuse avuge ingingo enye cyangwa se points enye z'ibishobora kutuzanira ububyutse. Ageze amahirwe uduma bivuze kwa kane kambisubiremo. Imana ishimwe cyane. Icyambere kituzanira ububyutse ni ukuzinukwa imibereho tubayemo itubahisha Imana. Ni ukuzinukwa. Yesu ashimwe. Ari ukuntu abantu bakura, ubu nkanjye kera najyaga nkunda umusatsi. N'urugero, abantu bandeze kuva igenazi najyaga ngira umusatsi ugera hariya, ariko ubu nageze ku rwego nsigaye numva n'uyu nguyu wambanye mwinshi, kandi umusatsi si icyaha, si ikosa. Hari abantu banywa isukari bakagera igihe bavuga ati isukari reka nyireke. Hari abantu baba mu buzima runaka, ndavuga mu by'isi, akagerageza akavuga ati noneho nsigaye ntabwije cyane, reka noneho nge nta kare, nge ndyama kare, mbyuke kare, meze neza. Rero no mu bwami bw'Imana tugomba kuzinukwa imibereho yose tubayemo itubahisha Imana, tukazinukwa. Uduma yarasomye mu Baroma ibice 2:12 umurongo wa 2 avuga ngo kandi mugire mwivugururemo imitekerereze, ntimwishushanye nk'abiki, ahubwo muhinduke mugize imitima mishya. Dio nabitekereza, nagereranyije ubuzima abasore ba Gikristo tubayemo, sanga mu by'ukuri burasa nabwo abo hanze babayemo. Imivugire yacu ni yabirasa, imigendere yacu ni yabo birasa, imyambarire yacu ni yabo birasa, imikorere yacu ni yabo birasa, uburyo tubona akazi n'uburyo bakabona nawe twese ni kimwe. Tugomba kugeza ku rwego tuzinukwa imibereho tubayemo itubahisha Imana. Yesu ashimwe. Biratangaje, ntaho kimenya gutandukanya. Ku cyumweru naratashye, nta n'umumotari arimo, turimo turaganira duca kwa Dr. Rutayisire ku itorero yarashumbye. Ndamubwira ati abakristo turi benshi mu isi, shaka kumva icyo avuga. Barambwiye ngo aba bose se nguzi ngo babaje gusenga, bamwe ngo badaherutse abantu ngo baje kubareba, abandi nabo ngo baje kwishushanya, abandi nabo ngo baje muri gahunda zabo, ngo buriya ngo wasanga percentage nkeya z'abantu bake aribo baje gusenga. Numva ndababaye cyane, numva ngize agahinda. Uri gusanga umuntu wo mu isi n'uwo mu itorero bavuga kimwe, baratongana, baragambana,
ntibakundana, ntibababarirana. Uwo hanze yabitse inzika, uwo mu itorero yabitse inzika. Urubyiruko umwuka w'ububandi mu itorero warateye. Umuntu akaba ari umucuranzi nkanjye kuriya, ariko tubaha Imana. Umuntu akaba ari umuvugabutumwa mwiza twemera mu itorero, ariko tubaha Imana. Tubaha Imana. Ari nayo mpamvu nyamukuru ziri mu bituma abantu baheze hanze batadusanga rwose. Nta mbuto twabereye. Nimwishushanye nk'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke mugize imitima mbi. Araho Pawulo yajyaga abwiriza ageze mu Roma, aravuga ngo ahubwo njyewe ngo mbabaza umubiri wanjye ngo nkawukoza uburetwa, kugira ngo ahari nimara kwigisha njyewe ntaza kugaragara nk'aho njyewe ndakwiriye. Iyo self assessment ku bana b'Imana nta ikibaho. Turaza tugahurutura Imana yaduhaye amajwi, tukaririmba, tugacuranga, tukavuga ubutumwa, ariko umuntu ntagire igihe cyo kwiyasesinga ngo avuga ko ubu ni njyewe uyu. Umuntu yagana umucyo wanjye nk'uko Yesaya yabivuze. Nta revive izigera iza as long as abantu bagishaka kumera nk'abisi. Nta bubyutse buzigera bubaho mu rubyiruko igihe cyose naba ngishaka guhagarara hano nkabwiriza ariko nkamera nk'abisi. Ntibizakunda. Bwana Yesu asifiwe. Icya kabiri nihuse, Duma yakivuzeho, cyo bita repentance, kwihana. Iyo hari spirit yo kwihana mu itorero, tuba turi kwegera ububyutse, tuba turi kugana mu bubyutse. Abantu ntibakihana. Haje n'inyigisho zibishyigikira. Abantu ntibakihana. Umuntu araza akaririmba yibye, umuntu araza akacuranga nk'uko ucuranga yakoze amakosa, yakoze ibiteye isoni. Ntabwo abantu bakigira umwuka wo kwihana. Nta revive izaza. Hari umuntu ugeze kuduha ubuhamya atubwira ukuntu yigeze gukora icyaha kiramujyana, kimutegesha bisi, ava i Nyanza ajya Kimironko, ariko Roma gusa, nta muntu agiye kureba, ari gushaka uwo yihanaho. Agera muri gare aramubura, amanuka mu izindiro, ari gushaka ninde muntu ndi bubwire iki cyaha nakoze kugira ngo nkunde ndonka amahoro. Spirit ya repentance nta ikiba mu itorero. Ntimutegereze ngo tuzabyuka abantu bakihererana imyijima, bakihererana aho baguriye. Mwongere mugarure umwuka wo kwihana mu itorero mu izina rya Yesu Kristo. Hazaba ububyutse. Bwana Yesu asifiwe. Cya gatatu nihuse, ni ukumva agahinda k'abarimbuka, kugira umutwaro w'abarimbuka, kumva ubabajwe n'abari kurimbuka. Iyo turebye muri iyi minsi, uhereye kuri twebwe ababivuga, urasanga nta gahinda k'abarimbuka gakiba mu itorero. Kandi tuzarebe neza, birashoboka yuko inzira yo kurimbuka abantu benshi bari kumwe n'abarimbuka. Nimba tutari kubabazwa nabo, bishoboke yuko aho bari kujya ariho bamwe bari kujya indirectly, bashobora kuba batabizi. Ariko nimba utajya wumva agahinda ngo uvuge ngo bari abantu baboheye mu maboko y'umwanzi Satani, Imana ibatabare, birashoboka yuko uri kumwe nabo. As long as tuzagira agahinda, umuntu akajya babara akavuga ngo Mana watugaruriye aba bantu, tugahurira hano twese urubyiruko dufite ako gahinda, dufite uwo mubabaro w'abarimbuka, tuzitegura ububyutse. Ariko abantu bari kurimbuka ntacyo bitubwiye. Ubusambanyi buragwiriye ntacyo bitubwiye. Ubusinzi buragwiriye ntacyo bikitubwiye. Turicecekeye gusa turaho. Abantu bagoswe n'umwijima, isi yacu zicuraburindi. Jya wumva agahinda k'abarimbuka, jya wumva ubabajwe n'uko ubona hari umugabo
runaka mugenzi wawe uri gusenya urugo, jya wumva agahinda ko kubona, njya numva agahinda njyewe ubundi ko kubona umusore mugenzi wanjye ari kwisayisha mu bibi, ari kwisayisha mu bibi. Nkunda kuvuga abantu baduteje ibibazo mu miryango yacu nabo ngabo, ngahe ngo yasinze yarwanye, ngahe ngo yafunzwe, ngahe ubundi hari umugabo umwe w'inshuti yacu ngenda muzi ntabwo tuziranye cyane, ngo bavumbuye umwana wiwe kandi ni umusaza, ngo bavumbuye umwana wiwe ngo muri Amerika afite abana nka 30. Ako kaga karateye mu isi, kaga karateye mu isi. Abasore ntitucyubaha Imana, abakobwa ntitucyubaha Imana, turaza tukaririmba tukisayisha, ku cyumweru tukaririmba, ku wa mbere tukisayisha, hanze bararimbuka, tubana nabo mu bipangu aho dukodesha amazu, nta munsi n'umwe urapfukama uvuge ngo Mana wateye imbuto y'agakiza muri kino gipangu. Ako gahinda nta kugira, revival nta izava. Ububyutse ntaho buzigera buva, ububyutse ntaho buzigera buva. Cyanyuma gusoma ijambo ry'Imana no gusenga nubwo byatunaniye nabyo bituzanira revival. Gusoma ijambo ry'Imana plus gusenga bizatuzanira ububyutse. Ugira umwete kangahe kwijana no gusoma ijambo ry'Imana, gusenga kangahe, ugira umwete. Dawidi arandika ngo guhishurirwa amagambo yawe Mwami Imana, ngo bizana umucyo, ngo bigahereza abaswa ubwenge, bigahereza abaswa ubwenge. Bona Yesu asifiwe. Araho yanditse aravuga ngo ndi mwikanguka ryanjye ngo Mana ngo nzajya ndeba ubwiza bwawe, ndeba ubwiza bwawe. Mwuka w'Imana araduhatira gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Urubyiruko turi kuri za WhatsApp umwanya muremure, amasaha menshi, ni byiza, ntacyo bitwaye. Bamwe babikorera akazi bakabona amafaranga bakazana icya 10, ni umugisha. Ariko ni uwuhe mwanya nawe uhereza Imana ugafata ijambo ukavuga ngo Mana nicyo uri kuvugana nanjye, ugapfukama mbere y'igitanda cyawe ukavuga ngo Mana ngawe nawe. Hari inshuti yanjye twabibazaga arikunda kunyigisha ijambo ry'Imana, rero twari turi mukwe turi kuganira, turimo turaganira kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Abantu bageze ku rwego batagishaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana, batuyobore mu kuri kose nk'uko ijambo rivuga. Navuga yego ubwo bibaye yego, navuga oya ubwo ni oya, navuga ngo hagarara ubwo ni hagarara. Umwuka w'Imana araduhatira gusoma ijambo ry'Imana, ko dufite umwanya wo kuganira n'inshuti zacu, ko dufite umwanya wo guhura tugaciringa nk'urubyiruko tukishima, tukagira n'umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana plus gusenga. Ko dufite ingero nyinshi za bagenzi bacu basomye ijambo ry'Imana badasenga, badukanye inyigisho z'ibinyoma. Soza umunsi umwe sinibuka itariki nandi mu Karumuna, byazanyamata umwuka w'Imana arambwira ati revival ntabwo Imana yanze kuyitanga, ahubwo yabuze right people in the right place. Umuntu ukwiriye uri mu mwanya ukwiriye wo kwakira ububyutse. Birashoboka yuko hari imibereho ubaye utarazinukwa, hari icyaha cyakunaniye wumva utarazinukwa, gusoma ijambo ry'Imana ntubishoboye, ujye ubikora. Agahinda k'abarimbuka nta no kubyitayeho, urabireba nuko nibagende. Haguruka dusenge. Aza gusaba umushumba dusabire izo mbaraga. Iyo tuvuze ijambo gutya akenshi itubera umunzani, tukisanga biri kutugora, tukisanga bituremerereye, tukisanga byanze. Aza gusaba umushumba adusengere. Rubyiruko byuka, numara kubyuka ubone kurabagirana, ubone kurabagirana. Dore amahanga azagana umucyo wawe, byukanye kurabagirana. Bakire neza ijambo ry'Imana.